Vuga ngo umugabo wawe yaragiye ntago uza ahantu ari. Ni ukuri ko Imana ntago nza ahantu ari. Giye avuye mu rugo ambwira ko agiye gushaka akazi. Si twatonganye mvuga wenda ngo natonganye nawe. Niyo twaba twahego nazaza kubanya twashwana tukiyunga tugaseka. Nta kibazo twari tumaze iminsi nta kibazo dufitanye. Kuva cyagihe ngize n'ubu sindamubona. Sinzi amakuru ngo ari hehe. Kuryama byananiye. Mbese nanjye bwanjye sinzi icyo ndicyo. Zaba ahantu zizitaba kubera ko umuntu utafite telefone ntago iri ko umuntu ushobora umuntu utazi umuntu wenda w'inshuti ye baba bagendana ku buryo wabaza ibyo bintu umuntu utazi ngo bimeze bite iyo wigeze ubabaza wenda wumve ko ataba yaragiyeyo muri famille yabo se ninde ntago aho rwose nimba naho yajya kereka hari iyindi mpamvu itumye ajyayo ntaho ya nambara umbwiza ukuri sibyo nge abantu dufasha umwanya dufasha igihe twirukanka ku muntu ari mu bintu biri aho ngaho ubu noneho twamenya ngajyanywe n'iki twamenya ngo niki giti kimuteye kugenda ese twamenya ngari yarafunzwe yarapfuye ari nimba yarafunzwe uzicamo ntagi nese uyabicamo ngabanza kugutesha umutwe yanambwira nahari nta fone irimo gucamo yari yagiye gukoreramo nimba warahageze ese byibuze hari ahantu wari usanzwe yakujyaga gukorera byibuze usibye hari ahantu bari barimo bubaka yararimo akora ikiyede ntago yafata umwanzuro wo kugenda n'abantu nimuhagira umuntu nimero zanjye ziba ziri aho ngaho kuri screen umfashije ukagira n'ahantu murabukwa cyangwa se umwumva wamba barukanyandikira cyangwa ukampamagara nkabasha kugera ahantu nkamubona humura wirira araza kuboneka kurira bura ntago ari umuti w'ikibazo yego nyine biri bababaje biranahangayikishije kuba wabura umutware wawe utazi ngarihe papa w'umwana wawe iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Mazina Site TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda urwanya rwakazamura igisho by'u Rwanda bagasika mutono zose nabwo wasama materaga kika cyangwa samba ubundi cyo kuri Mazina Site TV wirebere byinshi bitandukanye tuba twaguteguriye uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagira ngo ngusabe ukore subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka ndetse n'abasaba kujya mutwandikira muri comment kugira ngo turebe ibyabanyuze n'ibitabanyuze kugira ngo turebe icyo twakongera cyangwa se icyo twagabanya uyu munsi rero wa none turi kumwe na Innocent reka ntagire mu ikazi no sabe bimeze bite danja mugana w'iki gihe ariko kubera Imana ndacyashima Imana uyu munsi ndabona utandukanye na Innocent nari maze iminsi mbona yishimye ameze neza habaye iki nta mabera matagatifu mugana wa Katolike yewe navuna naguhamagaye ngo basi unamfashe nawe umfatiremo nawe ushakire support n'ukuri ubundi ngewe narimenyereye ko igihe cyose twaba tugiye gukorana ikiganiro nakubazaga ngo ese bimeze bite ukansobanurira ariko natunguwe nuko uyu munsi nta kintu washatse kumbwira urambwira ngo wapi ibintu byawe urashaka kubimbwira turi kumwe ugeze ahangaha numva nyine ni ibintu bigize ute birancanga ndabati wenda ndeka nguhereze umwanya uze kumbwira gusa kureba ku maso yawe ndabona umeze nk'umuntu utishimye sinzi ngo habaye iki ntago nishimye kandi ndahangayitse uko ndeba hanganda none se habaye kino sa ngiye ntago ubu ngubu ndi kwibaza sibyo na mbere yuko dutangira iki kiganiro nangeraho nabibonye mu maso yawe ndabibona kutishimye ndibaza se byagenze bite habaye iki nikiye kibazo cyavutse nkeneye kumenya ngo habaye iki nkuko naguhamagaye nk'ugate ndakwinginze nabanje kugira ngo umuntu ari ahandi hantu yagiye ari buze gutaha umunsi wa mbere mbona saa 5 ndavuga ati wasanga wenda hari impamvu z'akazi fone siriho n'umunsi wa kabiri ariko uyu munsi ho navuze ati reka nguhamagare basi nawe nkuko uhora umfasha buri gihe
basi nahangaho nkenera imbaraga zawe. Ntago ibyo bintu ntabwo ntari kubyumva. Mbese reba ejo bundi umugabo wanjye yavuye mu rugo. Ava mu rugo mu gitondo agiye gushaka akazi. Yego. Bajya muri pause ni wicishwe n'inzara ushaka ukuza. Kuko ngiye numvishaga yuko yabonye akazi. Bimaze bigera saa 8 saa 9. Phone itakiriho. Yego. Saa 10. Burira. None ngenda teka mitangarabya n'umwana ndavuga ati okay. Wowe burya ndamugaburira ati ajya kuryama negereje papa. Ndicara. Nifatira igitabo cy'indirimbo mba ndi kwiririmbira. Yego. Negereza umuntu ndamubura. Igitotsi cyaranamfashe njyama aho ngaho. Nkanguka ngira ngo basi wenda umuntu yinjiye. Yego. Ndaheba. Boracye. Kuko nge nta numero aho yari yagiye gusaba akazi ntago mazi. Yego. Na nimero navuga wenda ngo nabona ngo nimero mamagaraho. Ntayo nzi. Usibye numero yenyine nari nzi. Ndayihamagara nice. Uyu ni umunsi wa gatatu. Ugiye kujya wa gatatu. N'ubu sindamenya amakuru ngo umugabo wanjye ari hehe. Kuryama byananiye, kurya byananiye. Ndi kwibaza icyo nakora, nabuze uko mbigenza nanjye. Sibyo bintu. Umuntu yavuye mu rugo tudashwanye. Yego. Nta ntonganya wenda ngo mvuge ngo umuntu ngo twaratonganye ngo niyo mpamvu ngo yahunze urugo, muri make nta kibazo dufitanye pe. Aribwo nawe nakwitabaje, nawe umfashe. None se ari umuntu waciye umugana aravuga ngo agahinda gashira kandi kari mwishibuka. Uwo muntu ntago yabeshye pe. Hari ibintu njya numva bura hahita numva nyine mbuze icyo nabivuga cyangwa se mbuze icyo nabikoraho. Mba numva birenze ubwonko bwanjye n'ibitekerezo byanjye. Nkumva nanacije kanjye, nkumva nukuvuga ngo umugabo wawe yaragiye ntago uza ahantu ari. Nukuri ko Imana ntago nza ahantu ari. Ngiye avuye mu rugo ambwira ko agiye gushaka akazi. Si twatonganye wenda ngo natonganye nawe. Niyo twaba twahego nazaza kubanya twashwana tukiyunga tugaseka. Nta kibazo twari tumaze iminsi, nta kibazo dufitanye. Kuva cyagihe ngize Imana imugaruye mu bumuntu. Natunguye no munirirwa saa 6 zigeze ndahamagara inomero kompoze mubwiye ngo azaze arye. Burira, buracya, burira. N'ubu sindamubona. Sinzi amakuru ngo ari hehe. Kuryama byananiye. Mbese nanjye ubwanjye sinzi icyo ndicyo. Inosa ngiye mbuze ikintu mvuga kubera impamvu mbuze ikintu mvuga ni kimwe. None se n'ubu rega nkuko sinzi nanjye impamvu yatumye agenda. Kuko nimba avuye mu rugo avuze ngo agiye mu kazi. Ndabara nawe ugira icyo ukora n'ukuri kw'Imana ndakwiye. Ubuse ntureka nkubaza Inosa. Basi mfashe. Ubuse umuntu none se ntago wegeze unahamagara telefone ngicemo basi narimo. Kompoze duherukana ava mu rugo mu gitondo. Mubwira tugende neza Imana kugenda imbere. None se nta muntu byibuze mu minsi yaramaze aba mu rugo. Nta muntu byibuze zibari basanzwe bagendana cyangwa se bakoranaga wenda ku buryo umuntu yamwifashisha akaba yabasha kumurangira ahantu ari. Nta muntu kuko abantu bose bavugana ni ku rusengero, bavugana bagiye mu masteraniro, mu masengesho, nta handi. None se no ku rusengero wababajije wenda wumva ko batagiye mu masengesho y'iminsi ngaye ko abantu babasenga sho no gufata n'amasengesho y'iminsi ne wababajije hose uramubona. Nahabashe ngiye nahamagaye diakoni. Ndamubaza tese umugabo wanjye yaba yaje aho mu masengesho. Arambwira ngo nese ngo subizi yuko amasengesho twayateguye azaba hafi ya Noheli. Atubunga yo muri no minsi twabaye tuyasubitse tuzayakurira rimwe na Noheli dutangira umwaka mushya. Ati nawo nigeze mbona. Ndamuga ati basi wambarije n'ahandi hose. Arambwira ati ndakubwira. Bigeze hashize nk'amasaha 2 ndongera ndamuhamagara ati nta kintu uramenya se ngo hape nta kintu ndamenya ngo ningira icyo menya ndakubwira. Haribwo nawe nahise mwitabaza. Mbese bukube ndabanataye umutwe. Ubuse none kwaba ari nko guhigira zaba ahantu zizitaba. Kubera ko umuntu utafite telefone umuntu utazi umuntu wenda w'inshuti ye baba bagendana ku buryo wabaza ibyo bintu umuntu utazi ngo bimeze bite
sha none uko numva ndakwinjize basi mfasha pe kuko aho nagakwiye kubaza nabajije nta kintu barimo kumarira nabo. None se muri famille yabo wigeze ubabaza wenda wumve ko ataba yaragiyeyo? Muri famille yabo se ninde nago aho rwose nimba naho yajya kereka hari iyindi mpamvu itumye ajyayo ntaho yajya. Ese none wamenya ari iki kimwe ntago umwegeze mushikiwe nago yajya kwa mushike kuko bararakaranyije cyane. Nta kibazo se nta kibazo mwegeze mugirana mbere yuko agenda cyangwa kigeze kiba muri iryo joro akaba aricyo cyamuteye kuri kwimana nta kibazo nigeze njyana n'umugabo wanjye. Nta kintu twigeze tupfana gari mu gitondo yabyutse ari muzima nta kibazo afite turi kuvugana neza ati ndagiye ngiye gushaka akazi ninkabona Imana ishimwe ni nakamuna kandi nabyo nta kibazo ndavuga ati Simon ikurinde ngiye bigeze saa 3 saa 4 mbona taje ndavuga ati wasanga yaronse saa 6 ndamuhamagara ngumubwira ngo azarye sanga nomero iri compose ngira ngo basi umuriro washizemo saa 8 saa 9 saa 10 buri ikiri compose ngira ngo basi arataha yakererewe buri ndabucya atarataha burongera gutyo. None se basi mbere yuko uzanga cyangwa uza kumbwira basi wigeze wegera n'ubuyobozi urabibabwira ati nabuze umuntu muri ubu buryo byagenze gutya na gutya? Nyase urumva nabwira gute ubuyobozi ngo umuntu arabuze urabizi yuko muri leta umuntu abanza akamara iminsi kugira ngo bavuga ngo wenda ngo yagiye aha bafata igihe kugira ngo n'ubundi nshobora kugenda ngata umwanya wanjye ugasanga nta nicyo banamariye ngo wabona ngo yagiye muri famille. Ese ari abo babikora ngo wabona ngo yagiye muri famille ngo ubwo azagaruka cyangwa gutya na gutya. Ubundi waramfashije wandwanira urugamba rwinshi twararuhanye mu bintu byose bishoboka ndakwingize no gufashanya mbabarira ndakwingize. None se inosamba barumbwiza ukuri ngenda akora iki? Bayambwiza ukuri ndakora iki? Umuntu ntago nzahana ari byibuze na cyagiye umuntu yamushakaga aza ahantu ari azi ngaranga umuntu akajya kumureba cyangwa umuntu yamurabutswanga ntago nzi umuntu ngo ari hehe ntago nzi ngo bimeze bite. Mwese ubu nkora iki? Genda umva gahinda kandenze kweri. Ese ngende ndyame nazi ngo umuntu papa w'umwana wanjye ngende ndyame sinzire nimba iminsi 2 itambutse nazi ngo umuntu yaravuye mu rugo ngende sinzire ko naguhamagaye nataye umutwe ku munsi umwe nagize ngo basi wenda ari ahantu yagiye ari ikibazo yagize araza kuza umunsi wa 2 uratambutse n'uwa 3 ugiye gushira. Kaho na basi minamba ubusende kuko inosamba barumbwiza ukuri sibyo nge abantu dufasha umwanya dufasha igihe twirukanka ku muntu ari mu bintu biraho ngaho ubu noneho twamenya ngajyanywe n'iki twamenya ngo niki giti kimuteye kugenda ese twamenya ngari yarafunzwe yarapfuye ari nimba yarafunzwe sinzi nimba baramushimuse sinzi nimba yararwaye mu bitaro mbese sinzi telefone yese byibuze icamo ntagi nese ubuyabicamo ngabanza kugutesha umutwe yanambwira nahari nta fone irimo gucamo nimba yarashize mu muriro nimba barayimwibye ntabyo nzi ibyo bazo uri kumbaza nanjye nibyo ndimo kwibaza. Basa abantu badukurikira ahantu hose bari umubone ikintu gihari ni kimwe no gushakisha ahantu umuntu agasubira hahandi yabaga nkareba ko ari aho yasubiye umuntu agashakisha nyine akareba none se umuntu gitangiye nibiki nese yasubiye hari ni mu rugo rwe naho bari barahamwirukanye wenda nizo karitsiye navuga ngo yari amaze kumenyera umuntu akajya gushakirayo ariko kuba nta n'umuntu uzi byibuze kuba nta n'umuntu uzi bakorana cyangwa se abantu baziranye nabo ku rusengero basengana birirwa bari mu cyumba cy'amasengesho narabahamagaye nta kintu bigeze bamarira nabo nagiye kukugeraho nataye umutwe ahantu hose mu gipangu nabajije umwe maraca undi maraca habazabaza Inosa amagambo genda umva nyabuzi ndumva mbuza amagambo yo kuvuga ndumva mbuzi icyo gukora
basi ngira inama mwese ubu nkora iki ko genda mbwire polisi mfite ikihe kimenyetso ikintu gihari ahantu hose hashoboka turarangisha tumenye ngo ariho cyangwa se tumenye ngo bimeze biti kwizera ngo umuntu afashe urugendo aragiye gutyo gusa ntavuze ngo agiye ntibigenze bite ntabwo ari umuntu mukuru yarambwiye ngo agiye mu kazi ubu se wamenya ari kweri uru narwo n'urundi rugamba mu ngamba giye nazi ko ibintu ubu ngubu birangiye mugiye kubaho mwishimye mumeze neza none tena umva ikibazo kijemo sinzi satani mana urazi ngiye ikintu ngiye gufasha ngiye kugufasha twese tugiye gufashanya tumuhigira ahantu hose hashoboka tuzajye mu makaritsiye uzi yari yagiye gukoreramo nimba warahageze ese byibuze hari ahantu wari usanzwe uzi yakujyaga gukorera byibuze usibye hari ahantu bari barimo bubaka yararimo akora ikiyede warahageze hano numvaga ngo ni kuri hirya hafi y'amashuri yaho dutuye none se warahageze byibuze urababaza narababashije barambwira atanga akazi kari karangiye amashasi ati byari byarangiye abakozi barabagabanyije ati n'ubu urabona ko nta bakozi baharaba hari abangaba bangahe barimo gutunganya gukora amasuku mu nzu inosa nese urumva hari aho nashakishije koko iki gikombe noneho kirandenze kabisa iki gikombe kirandenze ndumva ari ibintu ntazi ndumva ari ibintu ntamenya ngo nabisobanura nte ndumva ari ibintu ntamenya ngo nabikora ne ndumva ari ibintu nyine bigoye cyane umuntu kugenda nta nimero ze za telefone nta kepfo nta karuguru ubwo se wamenya umushakira ariko nta n'umuntu wigeze akubwira ko byibuze banahuye abo ndi kubaza bose nta kintu bari kumarira ati nawe igihe wamubone natwe nicyo duhemuherukira turahamagara fone nayo ni kompoze basi ndi no kugira ngo wasange yangera ibarotse ngakoresha n'izindi telefone ni kompoze bigaragara ko fone itariho nimba uko yapfuye nawe atakiriho simbizi nimba gihumeka simbizi nimba hari arya simbizi nimba hari ndatekereza ese cyane cyatumye ava mu rugo umuntu ashobora kuva barega mu rugo nimba mwaratonganye nimba mwaramubwiye nabi nimba byaragenze bite gutonga nawe ntago twatonganye gutonga nawe shamana yanjye cyeka nimba ari ibibazo bimaze iminsi bihari hari ibibazo se mufite byaba bihari yafata umwanzuro wo kubihunga harimo batishyuza amafaranga y'inzu kandi n'umwana na Minervale tutarajya kwishyura kandi gufunga ejo bundi nese ubwo yafata umwanzuro wo kugenda inosa njye ndumva ibi bintu bindenze reka tubihagarikira aha turagerageza tubaza ahantu hose hashoboka dushakisha ahantu hose hashoboka nitugira amahirwe turamubona ahantu hose turabaririza dushakisha ahantu hose turebe ibyo ari byo turebe ko umuntu tumubona n'ibibazo byaba bihari ntago yafata umwanzuro wo kugenda nk'abantu nimuhagira umuntu nimero zanjye ziba ziri aho ngaho kuri screen umfashije ukagira n'ahantu murabukwa cyangwa se umwumva wambabara ukanyandikira cyangwa ukampamagara nkabasha kugera ahantu nkamubona koko ubu se no turamenya ari kweri inosa reka ibi bintu tubireke dukurikizeho urugamba rwo kumushakisha kubw'amahirwe humura wirira araza kuboneka kurira bura ntago ari wo muti w'ikibazo yego nyine birababaje biranahangayikishije kuba wabura umutware wawe utazi ngo arihe papa w'umwana wawe ni ibintu biba bibabaje ariko humura sibyo humura buri ikintu cyose kibaho kubw'impamvu kandi uru rugamba aratekereza ko atari rwo rwadanje tugiye kurwana sibyo I know ko tuzamubona kandi ameze neza nimba yaragiye nta kibazo mufitanye mutatunganye mudatukanye nta bindi bibazo bindi bitumye agenda ariko burana afite impamvu yagiye kameme ntago byabura sibyo ariko turizera neza ko nimba atarapfuye akaba kiriho azagaruka pe nimba atarapfuye akaba kiri Imana idufashe gusa aba ari muzima kuba yaba ari muzima byaba bihagije cyane inosa reka nkureke ubwo turwane n'urugamba rwo kureba ko twamubona kubw'amahirwe turamubona turarangisha no muri leta turagerayo kuko batanga iminsi niyuzura tuzatanga ikirego muri RIB twabuze umuntu uyu n'uyu badufashe gushaka
ariko ni ugusenga Imana cyane tukamubona byibuze ari muzima kubera ko umuntu udafite telefone ntiwamenya ngo ariho cyangwa se ntago ariho cyane nicyo kintu ubundi gihangayikije byibuze yabaga nafata umuntu cyangwa na telefone yicamo hari ukuntu bayitrakinga ikaboneka bakabona aho aherereye ariko kuba telefone itariho nicyo kibazo cya mbere gikomeye cyane kigiye kutugonga. Innocent agenda sibyo ubufasha bwose ndi bushobore kubona cyangwa se ndi bushobore kuguha ndabikora sibyo genda bikora byose ku buryo biri buze kugenda neza. Ubwo n'urugamba rwa kabiri ubwo twabonye gugena n'imbonye bwagiye mu ijambo ry'Imana kizirwa abaye umuntu muzima ibintu byose nzi ko birangiye Satana ahagurutse neza ashinze kumba kugira ngo ibintu birangira ahubwo biri gusubira Rwandabaga. Innocent genda sibyo tugiye gufatanya dufatanyiriza